Muri aka kagari ka Ngoma ahitwa mu Matyazo umwaka ushize imibiri y'abatutsi irenga 2000 yari yabonetse mu isambu y'uwitwa Hishamunda aho yari yarayubakiyeho inzu iza kubonwa n'abafundi bari gusana urukuta rw'iyo nzu. Uyu mwaka mu kagari bihana imbibi ka Matyazo mu mudugudu wa Rurenda naho yongeye kuhaboneka mu rugo rw'uwitwa Kanamugire Calixte na Ntirushwa Amaboko Providence. Ho ibikorwa byo kwishakisha birakomeje kuko kugeza ubu iyo babonye bayikuye mu isambu iri munsi y'urugo mu rutoki no mu byobo bifata amazi, indi bayikura mu nkengero z'umusingi w'inzu bakabateganya no kuyisenya. Indi mibiri yabonetse mu mudugudu wa Kamucuzi mu mboga y'umuturage utakihaba. Nukuri kw'Imana twabaga mu gikari, data wacu yari muri parafo, iwacu bari babarangije. Uyu mubyeyi we na bagenzi be barasaba ko hakoreshwa uburyo bwose amakuru y'ahakiri imibiri agatangwa kuko bishoboka ko haba hari imibiri y'abatutsi myinshi itarashyingurwa mu cyubahiro, cyane ko aha mu Matyazo ngo hari bariyeri ebyiri zicirwagaho abatutsi. Natangazwe no kumva ngo havuye abantu, gusa icyo nzi cyo ahangaha tuzi ko hari bariyeri kandi hagwa abantu benshi. Niwacu mu rugo hapfuye abantu 8. Jewe simbyumva, jewe umuntu abagomba kuvugisha ukuri akavuga abantu aho bari kugira ngo bashyingurwe kimwe n'abandi. Kwa makuru yamenyekanye hakoreshejwe imbaraga nyinshi cyane, noneho twiha gahunda yo guhinga hariya mwabonye, tuhinga tuvuga nk'abahinga mu murima, ariko twabonye ibitangaza kuko twahakuye abantu 173. Nkumva ko bari barahisha ukuri ku buryo bugaragara. Ubwo rero muri make rwose bikaba byaratubabaje, na n'uyu munsi bikaba bikina tubabaza. Nimba tuvuga abantu bashaka ko abantu bajyana ubumwe n'ubwiyunge bagasenyera ku mugozi umwe abanyarwanda bamwe, bagombye kutubwiza ukuri tukabona abacu. Bifuza ko ahagenda hakurwa iyi mibiri hashyirwa ibimenyetso by'amateka. Nutungwe no kumva hava abantu bangana uko nguko, bagomba kwakira ikimenyetso ibyo byo kubera yuko havuye abantu bacu. Tukifuza rero yuko igihe cyose aho babakuye aho twababonye hajya haba ikimenyetso cy'abo bantu bacu bazize jenoside, cyane ko aho twagiye tunabona henshi bagiye banabubakiraho. Perezida wa Ibuka mu karere ka Huye Siwayintore Theodat avuga ko abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bakwiye kudacibwa intege no kuba amakuru y'ahakiri imibiri adatanga uko biri, ahubwo bagakomeza kwiyubaka. Murakoze. Amakuru mu by'ukuri nk'uko bivuze umwaka twashakishije imibiri ku makuru yatanzwe mu muryango wa Hishamunda, kwa Hishamunda. Amakuru ubwo twashakishaga imibiri yaho rero twagiye tubona andi makuru duhabwa n'abantu bamwe batubwira ko muri ariya masambu nyine turimo dukuramo imibiri, ubu ngubu naho hashobora kuba harimo imibiri. Twabihaye umwanya rero twegeranya ibimenyetso, abantu bakomeza kungurana ibitekerezo, biza gufata umwanzuro ko tugomba kubashakira imibiri. Ni nako byagenze, turayishaka naho turayibona. Amakuru twayamenye ko twashakaga imibiri yo kwahisha mu nda, abantu bamwe namwe bagiye baduha amakuru ko na hariya hashobora kuba haje imibiri. Ubu igikorwa kirakomeje, hamaze kuboneka imibiri ngahe? Ngira ngo mwarabibonye mu binyamakuru bitandukanye ubwo tuheruka gutangaza umubare w'imibiri, hari bamaze kuboneka icyo gihe. Amakuru ku buryo atangwamo ntabwo ari uburyo bushimishije, ariko dushimira abagerageza kuyaduha. Kimwe cyashize bari abantu 237, ariko ubu hamaze kwiyongeraho 21. Amakuru ku buryo atangwamo ntabwo ari uburyo bushimishije, ariko dushimira abagerageza kuyaduha. Akenshi aboneka twegereje gahunda yo kwibuka. Ngira ngo mwabizi mwese, kwibuka ko barakoze jenoside ni igihe kiba kitaboroheye. Kuba rero imibiri igaragara muri icyo gihe harimo kugira ngo nyine abantu bongere ibibutswe bya bindi, basubizwe inyuma. Ndavuga mu bitekerezo no mu mikorere. Ababikora rero biragoye kumenya icyo babagambiriye, ariko ahanini haba harimo na cya kintu cy'abantu barwana nacyo cy'ingengabitekerezo kiri mu baturage no mu banyarwanda muri rusange. Nubwo abantu bagenda bageza kwigisha, guhozaho, kumvisha abantu ko bagomba gutanga amakuru ku gihe kandi imbere igihe bikenerewe, gusa igihe cyose amakuru aziye ntabwo abantu batesha agaciro, barayakira kandi bakayabyaza umusaruro. Yego, wenda dusatira umusozo, mwaba muteganya
gusaba ko wenda Matyazo by'umwihariko hashyirwaho ibikorwa byihariye byo gushakisha imibiri wenda nko ku rwego bigakorwa n'urwego rw'igihugu, imbaraga z'igihugu mbese hagashyirwa umwihariko ko numvishe ko hari bariyeri ebyiri, iriya ijya hariya kwa Hishamunda na hariya ku musigiti. Hari ubufasha mushobora gusaba ko hashyirwa umwihariko mu gushakisha imibiri, hagashyirwa imbaraga nyinshi, noneho n'ubutumwa muha abantu? icyo navuga aho ngaho, ntabwo Matyazo n'ubwo akagari kamwe mu tugari tugize imirenge ya Ngoma, umurenge wa Ngoma ntabwo wavuga ko ariho honyine mu by'ukuri hajugunywa imibiri, siho hari amabariyeri, ahubwo ubu ngubu ni uko intambwe yatewe nibura bamwe ari mu bafunguwe, ari mu batahigwaga, bamwe muri bo bateye intambwe bagerageza kuduha amakuru. Ntekereza ko rero imibiri ntaho itari, abantu bagiye amabariyeri yari henshi, ahubwo Matyazo ubu ngubu ni uko navuga ko ari uko ariho twamenyera amakuru, ariko n'ahandi hose twamenyera amakuru imibiri twayishakisha. Hanyuma ubutumwa natanga muri rusange ni ugukomeza gusaba abashobora kuba baza hajya hajugunywa imibiri gutanga amakuru kuko abantu bagashyingurwa mu cyubahiro bukwiriye. Ariko ku mutima wabo nabo baba babohotse, ariko kandi nibaza ko kugendana icyo kintu umuntu azi ko azi ukuri akagutsimbaraho, nibaza ko nabo bitabaha amahoro. Ntekereza ko ubutumwa nabaha ahanini abafite ayo makuru nibayaduhe. Gutanga amakuru ni ubutwari, ni iby'ingirakamaro. Hanyuma ikindi ubundi butumwa natanga ntabwo haba jenoside. Ubutumwa nabaha tugiye kwinjira mu gihe twatangiye ukwezi kugoye cyane kuba ariko jenoside, nabaha ubutumwa babwira ko bagomba gukomera, hanyuma kandi ntibacibwe intege n'ibyo tugenda duhura nabyo, ahubwo ikigomba gukora gikomeye ni ugukomeza kuko twiyubaka, twakira ibyo byose bitugwirira, ariko kandi nanababwira ko kwibuka kuri inshuro ya 31 bizabe koko umwanya mwiza wo kongera kuganira n'ababo kandi babaha agaciro abo twabonye, tuzabashyinguye mu cyubahiro bambuwe. Yego, murakoze, turabashimiye. Muri izi ngo ebyiri habonetsemo imibiri y'abatutsi mu rwo kwa Kanamugire Calix uzwi ku izina rya Super, ariko watabarutse na Ntirushwamaboko Marie Providence bari barashakanye. Uyu mugore we ari mu maboko y'ubugenzacyaha buri gukora iperereza. Mu rundi rugo naho habonetse indi mibiri y'abatutsi, ho nta makuru y'abari mu bugenzacyaha bari kugira ibyo babazwa, kuko abahari ubu ngo ari abantu baguze. Icyakora ubu hakaba haratewe pasiparumu nk'ikimenyetso cyo kugaragaza ko nta kindi cyemerewe kuhakorerwa.